ntabwo byurare tuzabyishyura kubera ko n'abana ntibishyuraga amafaranga kandi privé ubundi zibona amafaranga ariko ababyeyi bishyuye. Sabe leta yacu ko yajya itworohereza natwe buriya hari ibyo bavuga ngo amashuri ya privé ni privé ariko abana ntabwo ari aba privé n'abana n'aba leta mu byo bateganiriza amashuri ya leta nk'ibikoresho bitabo ibindi bifasha nyigisho natwe bajya baduteganiriza kugira ngo tubone aho dukura kugira ngo twigishe abana bacu neza. Nakoze uyu munsi rero ikinyamakuru Panorama cyabasuye hano mu kigo cy'ishuri n'amashuri abanza ndetse harimo n'amashuri yisumbuye. Mu kiganiro tugiye kugira nabo murabanza mutwibwire mutubwire hano turahariho. Murakoze cyane, nitwa Zawadi Innocent, nk'abandi umuyobozi w'ikigo cya Bright Academy Nyagatare. Ikigo kiri mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba. Murakoze cyane. Ikigo cyanyu cyatangiye ryari gifite amateka ki? Ikigo cyatangiye 1998. Urabona intanga hahoze ari Umutara ariko abantu bamaze gutahuka mu gihugu cyabo abenshi baje baturuka mu bihugu duhana imbibi. Rero bageze intangaha nta mashuri bari bafite, byabaye ngombwa ko bishyira hamwe kugira ngo ubone aho abana babo bigira. Noneho batangiza ikigo cy'ababyeyi Bright Academy, nibwo bagitangije mu byo gutera inkunga leta yacu kuko icyo gihe leta yabona ubushobozi bwo kwiyubaka neza, kandi tuzi ko ubundi abaturage bagira uruhare kugira ngo igihugu cyiyubake. Imyaka igera kuri 23 ntabwo ari imyaka mikeya. Umwana wavutse ni umusore ni inkumi. Iki kigo umuntu yabakuri ni uwuhe musaruro kimaze gutanga haba ku babyeyi ndetse haba no ku iterambere ryaho cyubatse? Iki kigo nguye ko cyatangiye mu 1998 ariko mu by'ukuri abana cyatangiye abana bakeya cyane hafi nk'abana nka 30, ariko ubu ngubu dufite hafi abana bageze kuri 500, kandi mu by'ukuri abana benshi kuva icyo gihe banyuze ahangaha benshi bari muri leta barimo barakorera igihugu, abandi bari muri za kaminuza. Mu by'ukuri cyagize umusaruro wo gufasha abana bo muri akarere kugira ngo bige bagire ubumenyi buhagije, kandi cyagiye kinakora neza mu mitsindire ku rwego rw'igihugu. Mu 2012 twagize umukobwa wa mbere ku rwego rw'igihugu muri primaire, 2018 tugira umukobwa wa gatandatu mu rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ngo igihe cyose kigikoze abana bose batsindira mu cyiciro cya mbere. Byaba biterwa n'iki kugira ngo byite abana bose bakoze atsinde mu cyiciro cya mbere? Mu gihe usanga hari ibigo bamwe bagiye inyuma, hari n'ababuze imyanya, ariko mwebwe muragira muti abana bose batsindira mu cyiciro cya mbere. Byaba biterwa n'iki? Nuko abana banyu mufata nabo muba mwatoranyije mu bandi bana bose batsinde muri urwo rwego, byatewe n'iki? Iyi ni privé ariko ntabwo dufata abana batsinze gusa, dufata n'abandi bana batabonye amanota meza, ariko kubera ko twe dushyira imbaraga nyinshi zo kugira ngo tubigishe twifashishije abarimu b'inzobere dutoranya, kuko ntabwo dupfa gushaka abarimu gusa badafite ubushobozi. Dushaka abarimu tukabahitamo neza, noneho bafite inzobere tukabakoresha, tukabereka gahunda yacu dufite, vision yacu yo kugira ngo ishuri ribe ryiza. Icyo gihe rero iyo hari ubuyobozi bwiza abarimu bakiyumvamo ko bagomba kwigisha abana neza, ugashyiraho na gahunda nziza kugira ngo abana bige, abana batsinda nta kabuza. Nibyo banga dukoresha kugira ngo abana bacu batsinde kandi ko babigeraho. Mwagize muti twatangiye dufite abana 30, ubwo 30 byari ishuri rimwe yari itangiye. Ese umuntu yavuga ngo Nyagatare Bright Academy ubu igeze ku ruhe rwego ifite ibyiciro bingahe? Ubu Nyagatare Bright Academy twatangiye icyo gihe tutangiza abana batoya ba gardienne icyo gihe, ariko uko imyaka agenda twagiye dushyiramo ibindi byiciro, primaire tukashyiramo, noneho bigeze 2010 nibwo ababyeyi badusabye ko tugomba gutangira secondaire. Noneho 2011 nibwo twatangije umwaka wa tronc commun, abana bariga. 2013 baratsinda batsinda neza. Noneho uyu mwaka nibwo badusabye ko tugomba gushyiraho TVET, ni ukuvuga ngo ni imyuga n'ubumenyingiro, kuko babona ko mu by'ukuri hakenewe imyuga muri akarere, kandi bazi ko twigisha neza, bazi ko na TVET nayo baziga neza kandi bakagira akamaro kano karere. Ntabwo mwagize ikibazo cy'abana benshi hano ni hafi yo ku mupaka, kujya biroroshye, ushobora kugenda n'akagare, ushobora kugenda n'amaguru ukambuka, umwana akagenda akajya kwiga hakurya. Hari abavandimwe bariyo kuri umwana agenda akajya kwiga, abana hano kwiga. Ntabwo mujye mugira ibibazo byo kugira abana bake kuko abenshi baba bambutse bakajya kwiga hakurya. Aya abana ubundi leta yacu igomba
kurinda imipaka yacu ni ngombwa, ntabwo abana bapfa kugenda uko babonye kugira ngo bambuke imipaka bagende. Ubwo leta yacu irinda imipaka, abana bakagera mu gihugu cyabo nta kibazo tugira, abana bacu bigira hano iwacu kuko bazi ko dufite ubushobozi. Nta mpamvu yuko bajya i Bugande cyangwa se n'ahandi, kuko n'abanyarwanda bafite ubwenge bashobora kwigisha. Rero ntabwo tugira ikibazo cy'abana bambuka imipaka ngo bagende baturuka igihugu, ntabwo bibaho rwose pe. Bibaho kenshi ko usanga ababyeyi bifuza ko abana babo biga baba mu kigo, ko aribwo umwana ashobora kugira umukurikirana, kuko iyo atashye usanga akenshi umwana iyo yiga ibyo yiga mu ishuri birenze ubumenyi bw'umubyeyi. Nyamara umukoro wamaye gukorera mu rugo bagiye umubyeyi agufasha. Nyamara iyo umwana yiga aba mu kigo haba hari abarezi bagomba kumukurikirana kugira ngo ya mikoro ye ayikoreye ku ishuri. Ntabwo muhura n'imbogamizi kuba abana biga bataba mu kigo cyangwa se mu kigo bakaba ibyo bibafasha kugira ngo abana bashobore gutsinda. Ubundi mbere twagiraga ko mu by'ukuri abana ba primaire hariho politiki mu gihugu cyacu y'uko abana biga barara mu bigo, na primaire twarabagiraga, ariko leta yacu iza gufata icyemezo ko abana batoya ba primaire batakwiga baba mu bigo, bajya biga bataha. Ubwo 2019 ubwo ni ukuvuga ngo abo twari dufite muri primaire bose batangiye kujya biga bataha, ariko secondary yo banararamo kubera ko bakuze. Ubwo rero cyo kuvuga ngo nibyo koko umwana yize nijoro bimufasha gusura mu byo yize no mu makayi, abarimu bahari bakabafasha, ariko ntabwo twagomba kuvuguruza icyemezo cya leta cyuko ubundi bararebye basanga abana batoya badakwiye kurara mu mashuri ba primaire. Ubwo tugirana n'icyo cyemezo, ariko aba secondary bo bararamo, turabafasha kandi bibafasha kugira ngo batsinde. Icyo warumbaje rero cyuko abana iyo bararamo, nibyo kuko bararamo basubira mu masomo neza, abarimu bahari bakabafasha, tubona bibafasha cyane iyo barara mu kigo. Ababyeyi sinabwo bajya basaba ko nibura mushobora gusaba akarere, kuko niko kabafite mu nshingano, ko nibura hari abana mwafata bakaba mu kigo wenda guhera mu bana bamaze gukura nk'umwaka wa 4 w'amashuri abanza. Nagira ngo wenda mbisabe, kuko twagiye tubona abana benshi mu by'ukuri iyo bari ahangaha bereye nk'umwaka wa 4 wa 5 wa 6 wa primaire, mbona ntacyo byaba bitwaye kugira ngo abana barari mu mashuri ya primaire. Nkeka ko wenda nk'akarere, kuko hari ababyeyi benshi baba bafite ibibazo, tuvuge wenda hari nk'ababyeyi baba bafite abana babo ariko badafite umwanya wo kubakurikirana cyane, ariko umwana yari mu wa 4 mu wa 5 wa 6 agiye mu ishuri, kuko n'ubundi hari n'abarimu babyigiye bafite ubumenyi bafite ubushobozi, harimo abandi babyeyi babana nabo bitwa animatrice ba patron, nabo bashobora kubakurikirana muri discipline imigire yabo. Mbona nta kibazo. Rero ariyo mpamvu musaba Minisiteri y'Uburezi wenda ko yagihitamo ishuri barigenzuye neza bakasanga rifite ubushobozi bwo kubana n'abana, noneho bakaba bakomera iryo shuri kugira ngo abana mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 wenda banararemo, kuko twasanze bibafasha mu migire yabo cyane. Mu bintu batubwiye uti abarezi dushaka n'abarezi b'abahanga, ndagira ngo niki gituma abarezi bumva baza kwigisha hano? Mubafata mute? Niki gikuru umuntu akavana yakoraga mu ishuri rya leta muzanye ari umuhanga none akaza kuba muri Bright Academy? Icya mbere buriya hari igihe ushobora gukorana n'abantu ariko bakajya bakubonamo nk'aho uri umuyobozi w'inyamaswa bakagutinya. Ubundi iyo ukorana n'abayobozi bakwiye kuba bumva ko muri system ubona biyumvamo, noneho ukabagira inama ntubahamure. Iyo rero biba kwiyumvisemo ko ubanye nabo neza mu mitegurire, mu planning y'ikigo, mu mitegurire y'ikigo, mbese ibintu gahunda zose z'ikigo bakazigiramo uruhare, icyo gihe bimumva ko system bayirimo bikanatuma bigisha neza. Twe rero icyo dukora hano abarimu tugerageza kubamotiva, tushakisha uburyo baba bari mu kigo hangaha, twashakira amacumbi hafi y'ikigo, tukanabishyura neza, kuko abana bacu babishyura amafaranga. Umwarimu tukanamufata neza mu mibanire nawe, ntitumuhamure ngo tumwereke ko turi abategetsi, tugakora abayobozi tukabayobora neza, noneho tukabashakira amacumbi tukabayobora neza tudahamuye, bigatuma mbese bumva ko nabo bari kumwe n'abana kandi bakanabakunda. None se mwari mu bihe byiza mbere ya 2020 kugeza mu kwezi kwa 3, ariko byageze igihe bigezemo hagati haduka icyorezo cya COVID-19. Ibigo byinshi by'amashuri bavuze bati muhagarike amasomo, abarezi bahite bahagarikirwa imirimo batagiye bizarangirira. Muri Bright Academy mwabyitwaye muti byo iki? Bright Academy twagize ibihe bikomeye natwe icyo gihe. Ubundi mbere ubona nta kibazo gihari, ariko icyorezo kimaze kuzira cya COVID-19 cyarari natwe kidukoma mu gukora, ku buryo abakozi bose bahagaze muri icyo gihe, noneho imishahara bahembwaga ntibongera guhembwa, bituma
mu by'ukuri abakozi bacu bagira ikibazo. Cyokora hari icyo leta yacu yadufashije, tuvuge wenda nk'umurenge wa Nyagatare wagiye ugerageza gushaka nk'ibyo kurya barimo kugira ngo batamererwa nabi, bakabaha ibyo kurya nk'inkunga ya leta. Noneho hakabaho n'indi miryango yindi ya ONG bagiye bagira rimwe na rimwe bakatanga udufaranga bakaduha abarimu, noneho tukabafasha kugira ngo babeho muri icyo gihe, kuko byari bikomeye cyane mu by'ukuri kugira umwarimu abeho igihe cyose adahembwa kandi amenyera amafaranga ku mufuka we. Ni ibihe bitoroshye kandi byageze ku bakozi, cyane cyane abakozi bo mu bigo byigenga ntabwo byoroheye. Nka Bright Academy mwaba mwarigiye nibura umwarimu sako mukorana mute kugira ngo ushobore nibura kubafasha muri ibyo bihe bikomeye, wenda amasomo niyongeye gusubukurwa muzagire uko mubara? Umwarimu sako rwose hari n'abarimu bacu bahemberwayo, twanagiye mu mwarimu sako turabegera. Hari igihe bavuze ko hari amafaranga anyuze muri mwarimu sako yo kuba bafasha abarimu bacu kugira ngo wenda bashobore kuba babona ikibatunga icyo gihe, ariko twagezeyo ntabwo badufashije nk'uko twabikekaga mu by'ukuri. Ariyo mpamvu nsaba ko wenda havutse nk'ikindi kibazo nk'icyagaragaye mu gihe cya korona, ko leta yagiye tumenya ikamenya ko nibura niba turi abakozi ba prive ariko turera igihugu cyacu, abana bacu ni abana b'igihugu turabarera. Ntabwo rero bakwiye kuba barahembye abakozi ba leta gusa ngo noneho twebwe batwibagirwe. Hari n'ikindi noneho mbona bakwiye kuba barakurikije, kuko ubundi ubwiteganyirize umuntu yiteganiriza kugira ngo wenda igihe kizaza azagira ikintu kimuramira. Twe rero hano dutegereza abakozi bacu muri ke sociale. Niba dutegereza abakozi bacu muri sociale hakaza icyorezo nk'icyo ngicyo, mbona leta ikwiye kuba yaradufashije. Ntabwo umuntu bamuteganiriza musaza gusa cyangwa se ariko yapfuye, ahubwo n'igihe haje nk'ikintu nk'icyo icyorezo kije gitunguye, tubona bajya batufasha abakozi bagafasha kuri kesi ya ke sociale, bakabagoboka abantu kugira ngo nibura muri gihe kibi abo bantu noneho bagira uburyo baho, kuruta ko wategereza ko abantu bazapfa kandi mu by'ukuri bafite aho bakura. Murakoze cyane, iki ni igitekerezo cyiza, ariko uvuze muri iryo hikomeye mwegereye umwarimu sako ntabwo bashoboye kumva, kandi ubundi wakuboye n'ubundi utabara mwarimu. Ariko se ubundi leta yashyizeho ikigega cy'ingoboka ku bantu bari muri business zinyuranye bazahajwe na covid. Mwebwe mwaba mwarigeye indi banki mwaba mukorana, musanzwe mukorana kugira ngo mugeze icyo cyifuzo muri ko namwe babagoboka, hanyuma amasomo natangira muzagire uburyo mukemura iki kibazo? Ibyo byaravuzwe, bavuga ko ari ingoboka, ikigega cyagoboka abantu wenda bagize ibibazo muri icyo gihe, cyane cyane nk'abacuruzaga, ariko twebwe twabyumvise kuri radio gusa. Ariko ntabwo ikigega cyatugobotse ngo kidufashe, kuko twagiye muri banka, muri mwarimu sako, ntabwo mu by'ukuri badufasha nk'uko wenda leta yari yabivuze. Mbona wenda byaba byiza kugira ngo bajye bateganya icyo kigega cy'ingoboka kigifasha abarimu ba prive, kuko icyo gihe ntabwo twabibonye. Murakoze tutabibonye, ariko urumva mwagize igihombo gikomeye cyane. Abarimu bari bahagaze badakora, abanyeshuri baratashye, kandi mwarimu abaho ari uko umunyeshuri yishyura amafaranga y'ishuri. Leta yagize aho uti icyorezo kigize amaguru make, bati amasomo ngira atangire. Mwarimu abaye hate? Ese bya birarane byabo hari ubwo mubitegereza ko muzabikuramo? Ubundi ni ukuvuga ngo muri cya gihe cya covid, ubwo ni igihombo twagize, kandi igihombo ngira ngo cyagaragara isi yose, ntabwo ari aha twenyine. Noneho aho amashuri yatangiriye niho twafatiye abakozi bacu tutangira kubishyura, noneho duhiriye mu kwezi kwa 11 igihe amashuri yatangiraga. Naho ibya nyuma icyo gihe ntabwo byurane tuzabyishyura, kubera ko n'abana ntibishyuraga amafaranga, kandi prive ubundi zibona amafaranga ariko ababyeyi bishyuye. Nta bana bari bahari, nta mafaranga atangwaga, ubwo rero ntabwo wabonaho amafaranga yakura kugira ngo uzishyure bya birarane by'icyo gihe. Cyokora ubu ngubu tumeze neza, tubone ubuzima bwarasubiranye, igihugu cyacu cyagiye kiturebera kikoroshya ingamba z'uburyo umuntu yabaho. Tubona ubu ngubu twiga nta kibazo, kandi abana bacu ubu barahembwa bameze neza, nta kibazo gihari. Ese banki mwakoranaga hari ikibazo mwigeze mugirana? Nta kibazo twagiye na banka, nta gihari, uretse ko icyo gihe nyine urumva niba tuvugiye wenda narahembwa muri beka cyangwa se n'ahandi, byari bigoye kugira ngo umuntu ajye gusaba inguzanyo muri banki icyo gihe, kandi mu by'ukuri wahagaze. Ubundi banki iguha amafaranga ari uko ufite na kontra y'igihe runaka. Rero iyo bazi ngo wahagaze ntabwo wakugira icyizere ngo amafaranga. Cyokora nyuma y'icyo gihe cya covid twarakomeje turakorana, na n'uyu munsi dukorana neza, nta kibazo dufite na za banki twakoranaga nazo.
usanga kenshi bari mu bigo cyane cyane nako sinabarimu gusa abakozi cyane cyane abakozi mu bigo byigenga usanga abakozi ba leta ko bakora leta badafite ibibazo bikomeye nk'ibyo mu bigo byigenga akenshi usanga bishyira hamwe bakagira utuntu bahuriramo mu kigo tubahuza batanga amafaranga makeya ugasanga abandi bahisemo kujya muri za trade unions mu masendika kugira ngo azabakubake mu bihe bikomeye ahangaha byifashe bite ahangaha ubundi baravuga ngo iyo umuntu amaze kubona ikibazo anashaka n'igisubizo tumaze kubona ko covid mu by'ukuri ari ikintu cyaje gitunguranye tutazagiturutse tumaze kubona ko cyaje kikaduteza ibibazo cyane twasabye abarimu ko twakwishyira hamwe noneho dushinga ikintu cyitwa BAWA Bright Academy Association hano mu ishuri ni ukuvuga ngo buri kwezi tujya dutanga amafaranga abarimu tugashyira mu kigega runaka kugira ngo nihavuga ikindi kintu kindi cyaza kidutunguye tuzagira aho dukura kugira ngo dufashe abarimu bacu icyo gihe nabundi mbere ntabwo twari twarabitekereje cyokora icyorezo cyatwigishije ubwenge ubu ngubu turateganya tugashyira udufaranga muri association ya Bright Academy kugira ngo havuze ikindi kintu kindi cyavuka kikaza kidutunguye tukaba twagira aho dukura kugira ngo abantu bacu be kumerwa nabi ngo bamere cyagiye tugana ku musozo abantu bafite amashuri bari mu bigo byigenga mugira contribution ikomeye cyane mugira uruhare rukomeye cyane mu kuzamura uburezi mu Rwanda iyo tugarutse ku ireme ry'uburezi akenshi mwebwe mumufashe babana batagiye mu mashuri ya leta ko leta iraza igatoranyamo abeza abasigaye ikababaha mubona uruhare rwanyu mu kuzamura ireme ry'uburezi ari uruhe uruhare rw'amashuri ya privé rurakomeye cyane kandi ufite akamaro muri leta kuko nkatwe nk'ubu nk'ishuri rya privé iyo dukoresheje umwaka wa gatandatu abana bacu bose baratsinda bakajya mu mashuri ya leta meza bagatoranya ariko twebwe dufata abana babuze aho bajya bari bari mu mashuri wenda ya leta batabonye ibigo bajyamo tukabazana twashyira umwaka wa mbere wa tronkome tukabigisha tugashyiraho imbaraga nyinshi tukabafasha ariko noneho ababuze aho bajya muri primaire mu wa gatandatu iyo barangije tronkome mu wa gatatu baratsinda bose noneho bakabona ibigo byiza bajyamo ni ukuvuga ngo twebwe nka privé kandi ngira ngo mujye munakurikirana amashuri menshi ugiye gushyira no kumuzana ukareba amashuri aba yakoze neza mu gihugu cyacu ni amashuri ya privé niyo akora neza twe rero icyo dukora ni ukuvuga ngo tureba abana ubundi bavuga ko nta muhamwe kubaho ariko biterwa n'uburyo yigishijwemo uburyo wamuhaye imfashanyigisho uburyo wamwegereye uburyo wamwigishije bituma umuntu yiga kandi akiga neza kandi ikindi hano twebwe nta bucucike tuba dufite nko mu mashuri ya leta mu mashuri ya leta bo bagira ubucucike bw'abana benshi ugasanga ari ikibazo bafite ariko twebwe nko mu ishuri tuba dufite abana nka 20-25 abo rero gushobora kubigisha biratworohera noneho bigatuma abana bacu batsinda noneho tugatanga umusaruro unejeje ku rwego rw'igihugu mu gihugu cyacu dusoza ikiganiro cyacu rero nagira ngo ugire icyo usaba wasaba leta wasaba ababyeyi mukorana wasaba abarezi muri rusange icyifuzo cyacu hano nka Bright Academy ni uko icya mbere turasaba ko ababyeyi bajya bagira uruhare mu myigire y'abana babo kuko ubundi uburere ni hagati y'umwarimu n'umubyeyi kugira ngo bajye batwara abana babo ku mashuri noneho abana banabakurikirane kuko ubundi udakurikiranye umwana ku ishuri ntabwo umenya uburyo yizemo ikindi nasaba ni uko ndagira ngo nsabe leta yacu ko yajya itworohereza natwe buriya hari ibyo bavuga ngo amashuri ya privé ni privé ariko abana ntabwo ari aba privé ni abana n'aba leta mu byo bateganiriza amashuri ya leta nk'ibikoresho bitabo ibindi bifashanyigisho natwe bajya baduteganiriza kugira ngo tubone aho dukura kugira ngo twigishe abana bacu neza dufite ubushobozi dufite ubushake kandi tuzi ko leta yacu dukunda rero turebera kure turumva yajya idufasha ikaduha ibikoresho kugira ngo tugishe abana bacu neza numva ari cyo kintu nasaba ikindi nasaba ku giti cyanjye ndagira ngo nsaba ababyeyi ko bajya bazana muri Bright Academy ku Bright Academy dufite ubushobozi n'ubushake kandi turi mu mashuri akora neza mu gihugu cyacu be kuzatugira impungenge bazazana abana babo tubigisha murakoze nitwa Gasana Fred ndi umurezi mu kigo cya Bright Academy nasari primary secondary ariko level ndetse na TVT aba nigisha indimi n'ubuvanganzo ikinyarwanda n'igiswahili murakoze cyane ni uri umurezi wahisemo kuba umurezi dushaka kumenya impamvu nk'umurezi hari amashuri ya leta umukozi wa leta wahembwa neza agira ikibazo leta ikamukurikirana igihe cyose ariko mu mashuri yigenga ntibabyoroshye
kuki wese mukoze gukora amashuri yigenga? uvuzeho akantu gasa naho sinzi yenda ukuntu ubitekereje. Uravuze uti hariho private dufite na leta, kandi ushaka wenerekana ko harimo imikorere itandukanye cyane cyane mu mibereho ku bakoramo cyane cyane nk'abarezi. Ariko ndagira mwibutse ngo yose ni amashuri kandi arerera igihugu. Kuba narahisemo private rero nta kindi nuko nakuze mfite amatsiko yo kuzakorera muri private, kuko bundi nigiye muri government guhera primaire secondaire, numvaga mu buzima bwanjye mfite amatsiko noneho yo kumenya, uretse kuba wenda naragize amahirwe kwigira muri private, noneho niba ndangije kwiga kuki nakoreramo nkamenya umwuka wo muri private. So nifuze gukorera muri private kugira ngo menye naho ubuzima bwaho bumeze bute niki, kandi ikindi najyaga mbona abana b'abahanga bavuga ngo baturuka muri private, ndavuga neka mbiproving ndebe. So naje gukoramo mfite gukora research ngo ndebe koko ubuzima bambwiye bwo muri private ariko bumeze, nasanze ariko bimeze. Private ni ahantu heza cyane umuntu yakorera kandi akishima, bitavuze ko no muri government ariko bimeze by'umwihariko, nshyizeho by'umwihariko. Rero umuntu yavuga ko wajije gukora research, ari umuntu amaze gukora research avuga ati okay, ibyo nashaka ndabibonye, ushobora kwigendera no musura ahandi ubuzima buzaba buryoshye. Hari uburyo umuntu ajya ahantu avuga ati reka nanjye ngerageza amahirwe ndebe, bikaza gusoza ahakunze akanahakorera. Byaje gusoza muri jye nkunze kuhakorera kurusha kuza kuhakorera ubushakashatsi n'iki. Ubu nariyakiriye, numvise ko kuhakorera ari ibintu byiza cyane. Iki kidasanzwe abonye muri Bright Academy kugira ngo yite ntabwo naho. Bright Academy ikintu nahakundiye icya mbere nuko bafite umwihariko wo gukorera hamwe, teamwork. Bafite ikintu cyo gukorera hamwe. Ikindi abayobozi baho ubona ko bafite ubunararibonye. Urabona iyo umuntu agitangira kwigisha cyangwa se agitangira gukorera muri institution runaka, ahantu runaka, hari igihe rimwe na rimwe utanoza neza imikorere nangwa se utakora neza akazi nk'uko uwo gushaka kugukoresha cyangwa se umukoresha wawe abyifuza. Iyo twagiye duhura n'izo rero challenges cyangwa se izo mbogamizi, abo batuyobora hari aho bagendaga batudirectinga bya kibyeyi, kugira ati ibi nibi bigenda gutya, ubigenze gutyo byaba byiza. Iyo ubona rero umuntu gukansoringa, abaguha amahirwe yo kwitekerezaho no kunoza ibyo wakoraga. Ndashaka rero kumenya ubuzima bwa mwarimu mu mashuri yigenga mu bihe bya COVID-19. Ndaza kuvuga nshingiye aho nakoreye hano muri Bright, wenda handi sinagezeyo, ariko twebwe hano twafashwe neza kuko hari uburyo tuba twaragiranye amasezerano tukumvikana. Ubuyobozi bwacu bwakomeje kutwitaho mu gihe cya COVID, ntabwo twigize tubura amafaranga. Baraduhembaga, kandi naho byageraga bigasa naho bikaze, mbere yuko dutegereza bigatinda, batumenyeshaga hakiri kare tukabiganiraho tukabyumvikana. Ntabwo twigeze tugira ikibazo hano muri Bright Academy. Ubwo bwumvikane bwashingiye ku kimugira sendika mu kigo, mu gihe n'ibiganiro n'abarezi nakunda abayobozi b'ikigo. Abayobozi b'ikigo akenshi batuba hafi, ikintu gituma dushyika ku byo dushaka umusaruro. Mbere na mbere bubatse ikintu cy'ubumwe buvandimwe hagati y'abakozi n'abakoresha babo. Abayobozi bacu akenshi baduha umwanya tukaganira, bakatwumva natwe tukabumva, tugahana ibitekerezo. Rero byatumye banashyika ku ntsinzi yuko abarimu babo batazagaragara nabi hano hanze nk'abantu bahuye n'ikibazo cya crisis yo kubura amafaranga. Batubaye hafi, bakadufasha uko bishobotse, ntabwo twigeze tubura amafaranga. Iki umuntu yavuga ko n'uburyo bw'imikorere n'amabanki, ese abantu mu bigo byigenga, mu burezi bw'amashuri yigenga, mukorana n'umwarimu sako, mukorana mute? Ku bijyanye n'amabanki, ntabwo baguhitiramo gufunguza banki runaka. Umwarimu niwe ugira uruhare, uburenganzira bwo gufunguza banki ashaka gukorana nayo. Ni muri urwo rwego rero bo batanga amasezerano nk'ayo muri leta batanga, iyo bita open ended contract, ya masezerano atagira igihe kizwi. Ushobora gukorana mu gihe kirekire cyangwa gitoya bitewe n'imyitwarire yawe. Buriya no muri government nagerageje gukurikirana amakuru yaho, iyo umwarimu ananiranye adashobotse baramugoragoza, ariko iyo bibaye ngombwa ko atakomeza, hari igihe bamusimbuza abandi. Na hano rero iyo ukoranye nabo neza, iyo open ended contract, uba umukozi wabo burundu. Wakinanirwa ukoze nabi bya bakagusimbuza undi, ariko baba bakoninze. Nibyo, ariko se ko umwarimu sako ni banki y'abarimu yaje gufasha abarimu mu gihugu, mu mashuri yigenga kuki batakunda kwitabira? Haba ari amananiza y'abarimo? Ntabwo kutayitabira bivuze ko ari abakoresha bacu. Nekereza ko uwuyirimo batigeze bamugira inama yo kuyivamo. Biterwa nuko wenda twe tutigeze dusobanukirwa umwarimu sako ikora ite n'iki, tunayumve cyane nangwa se tuyiyumvemo. Twakoresheje amabanki dukunze bitewe n'uburyo twagiye dukorana nayo, wenda mu tutaranaza mu kazi.
ariko twese amafaranga tuyabona uko tubishaka. Muri ibi bikomeye bya covid mwaciyemo covid 19 mwabonye ko ubuzima bwabereye mwarimu mugarutse ku ishuri hari icyo mwarateganyije muti shobora kuzabagoboka mu gihe noneho ashobora kuzaba ibindi bihe bitari bingire ko twifuza gusubiramo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Iriya covid yaje ari ishuri ryiza ryiyongera ku mashuri tujya twiga. Buri muntu wese mu twaganiraga wumvaga ko yakuyemo isomo twakuyemo ni irihe abenshi twaganiriye wenda nanjye ndimo no kumenya kwizigama. Tukizigama mu buryo butandukanye, ushobora gufata amafaranga ukashora mu bikorwa bitandukanye kuko tuba dufite aho tuvuka, ukagira ibintu runaka wizigamamo, ya mu matungo, yaba gushora mu bikorwa runaka, ushobora no gutangiza utuntu twa business wenda duciriritse bijyanye n'ubushobozi bwa bitewe n'icyo uhembwa, kugira ngo cyagiye runaka cyiza twavuga ngo kije kitateganyijwe bya bindi witeganyirije byongere bikugoboke. Buri wese numvisha afite icyo gitekerezo cyo kwizigama mu buryo butandukanye. Ese ku ishuri hari wenda uburyo mwarashyizeho bwihariye bw'imbere mu kigo iwanyu ushobora kuzajya bubagoboka igihe nk'ibyo byavutse atari umuntu ku giti cye? Twabiganiriyeho dutanga ibitekerezo turabihuzahuza bijyanye n'uburyo abarimu twebwe twagira ikintu twakita nka koperative, kwishyira hamwe tukajya tugira amafaranga runaka twizigama ku yo duhembwa. Twabiganireho turabinoza turabyumvikana, yenda kiba gisigaye no kubishyira mu bikorwa, ariko twarabiganire kandi icyo kintu twacyumviseho kimwe gisigaye no kubishyira mu bikorwa. Kuba tutarabishyiramo rero amafaranga turacyashora n'ubundi muri bya bindi byacu bitandukanye buri muntu abayishoramo ku giti cye. Ni ikindi buhere ubutumwa baha mwarimu cyane cyane twaje mwarimu mu mashuri yigenga kuko niwe uhura n'ingona cyane yo havuta amagi. Ndabwira uwo muri private ariko mbwira no muri government. So kintu nabwira mwarimu akenshi nakuze numva ngiye kera nyine muto neze ko mwarimu ari umuntu ukomeye, mwarimu arafite agaciro. Noneho aho abantu bamaze kwiga habayeho guhishakira amafaranga mu buryo butandukanye, mwarimu yagiye atakaza agaciro kuko hajemo izindi institutions zitandukanye zagaragaje ko zifite imbaraga kandi zinjiza. Mwarimu bituma ryareme yari afite ritakaza. Gutakaza nta kundi abamwe agatukisha bose, wabonaga ko mu barimu harimo batagira wenda navuga ikintu cyo gutekereza mu buryo bwagutse, kuba smart mu bitekerezo ngo amenye gufata amafaranga nayakoreshe neza. Kuba ari make si ikibazo, ahubwo ikibazo ari make yakoreshejwe ate. So rero mwarimu kugeza uyu munsi ashobora kuba icyitegererezo mu buryo buri positive cyangwa negative bijyanye nayo ku giti cye. Amafaranga uhembwa ariyo yose nazi kwangana wayateganyiriza ukayakoresha kandi akakugirira akamaro. Ku giti cyanjye mbona ko bishoboka ko mwarimu nawe yatera imbere, rya zina ribi bavuga yuko nta mafaranga bagira n'iki wayagira bijyanye n'uburyo ukoreshamo amafaranga yawe. So nabashishikariza guteganyiriza ejo hazaza habo kuko we never know, ntago tuzaha ejo kuntu bizaba bimeze. Kwiteganyiriza, icya kabiri kwihesha agaciro. Kwihesha agaciro ni imigaragarire. Wagombye kuvuga uti ese abana ndimo korera bo uretse kuba mbaho ubumenyi barambona bati, ese banyigiraho iki? Ugombye kuba intangarugero mu myitwarire yawe, ukanabe intangarugero mu gutanga ibintu koko uzi neza atari ukuroga abana. Nitwa Mbabariye Marigo, nkaba ndi umwarimu kazi hano muri Bright Academy, nkaba nigisha indimi mu mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu ndetse na nasari, Kinyarwanda n'Igifaransa. Muze kingana cy'umwuga w'uburezi? Maze igihe kinini, maze imyaka irenga 4. Uburezi warabukunze? Narabukunze. Umaze imyaka 4. Ubwo covid yaje uri umurezi umazemo nibura imyaka 2 utangiye akazi. Yego. Tubwire ibihe bya covid byaragutunguye, wabibaye mute? Ibihe bya covid n'ubundi muri rusange ntago ari kubarimu gusa, ahubwo ni ku bantu muri rusange. Rero n'ubundi uko byaje bimeze nabyakiriye nk'uko abandi baturage basanzwe, abandi bakozi muri rusange babyakiriye. Ariko abakozi batandukanye, abakozi ba leta n'abakozi mu bigo byigenga. Abakozi ba leta bo leta yakomeje kubafata ko yafataga n'ubundi, nubwo ko nta kizahungabana. Abari mu banki zigira igihe runaka cyo kugira ngo babe batarimo kwishyura inguzanyo bafashe ku bintu byari bikomeye. Abari mu mashuri yigenga mu mwari mumereye mute? Abarimu mu mashuri yigenga ntabwo twagize ikibazo gikomeye cyane, kubera ko n'ubundi twakomeje kuvugana n'ubuyobozi bwacu butwitaho ko bushoboye, bukatubaza muri rusange uko ubuzima bumeze, aho bashoboye bakadufasha, kandi mu bushobozi bari bafite baturwanyeho. Wowe ubwo ibyo byitwaye mute? Ibyo bihe nabyitwayemo nk'abandi baturage bose, mbese muri rusange nabaye muri guma mu rugo ndatuza.
imfashanyo ntabwo nari kuzifata cyane ko ikigo cyacu cyatwitayeho, ntabwo twabuze icyo turya, batwitayeho baratugaburira, muri make ntabwo twavuye abayobozi bacu kuko batubaye hafi cyane. Iyo urebye usanga hari ahandi muri ibihe bikomeye cyane cyane amashuri yigenga hari aba mu masendika, uriya masendika yabo yabatabaraga. Mu kigo se mwebwe mugira sendika mu kigo hano? Mu kigo ntabwo turayigira, ariko n'ubundi tubiganiraho buri munsi, kubera ko n'ubundi bigaragara ko sendika n'ubundi zifasha mu gihe nk'icyo gitunguranye cy'ibibazo, cyangwa se igihe umwarimu agize akabazo runaka, ni ukuvuga ngo iyo mufite sendika irabafasha. Ubwo rero natwe turi kubiganiraho, turenda kuyishyiraho mu minsi iri imbere. Ni irihe somo wakuye mu gihe cya COVID-19? Isomo nakuye mu gihe cya COVID-19 nakuyemo ko igihe icyo ari cyo cyose umuntu aterwa atiteguye, ko umuntu agomba kumenya ko uko byagenda kose utaba mu buzima bwiza buri gihe, ko aho ugomba guteganya ukavuga uti hari igihe bizagenda gutya, bigende gutya, bihinduke, ubuzima buhinduke mu gihe utatekerezaga. Niyo mpamvu numva ko uko byagenda kose tugomba gukura isomo muri COVID-19, tukamenya ko ibintu bidahora ari byiza. Iyo ibintu bidahora byose ubikoreye iki gihe? Ubwo nyine iyo atari byiza uhindura ingamba. N'ubundi twabaga tuzifite nk'abakozi bakorera ikigo Bright Academy, ariko noneho twarushijeho kuzikaza kugira ngo turamutse twongeye gutungurwa, noneho n'akabazo gato kagaragara twabasha kukikemurira neza. Mu ngamba umuntu ashobora gufata ingamba nyinshi, ariko ikagira igomba kubanza. Ubu ngubu ingamba wafashe nka mwarimu wigisha muri Bright Academy, uvuga uti ndamutse ntunguwe n'ibihe nubwo bitaba bya COVID, ko ntabwo twifuza kuzayisubiramo, ni iki cyangoboka muri ibi? Icyangoboka n'ubundi mu bintu tugira inama tugirwa n'abayobozi bacu, natwe ubwacu izo tugirwa inama yo kuzigama. Tuzigama uko dushoboye, ushobora kuzigama mu bintu by'igihe kirekire, cyangwa se ukazigama ku mabanke. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ni ikintu cyo kuzigama dushyize imbere kugira ngo dukomeze kwirinda icyahungabanya ubuzima bwacu. Ari amatsiko ariko atari kwinjira mu buzima bwawe bwite. Abukorana n'umwarimu sako? Oya, harimo inama namugira, ni ukwihesha agaciro aho agenda hose, ni ugusa neza nka mwarimu, ntiyumve ko wenda abandi bakozi hari icyo bamurusha, ahubwo akumva ari proud y'ubwarimu. Mbere yuko tugana ku musozo, watubwira muri make ubuzima bwa mwarimukazi mu bihe bya COVID uko yari amerewe? Mu bihe bya COVID mwarimukazi njye ku rwanjye ruhande nari merewe neza, nabibasobanuriye, kubera ko n'ubundi Bright Academy yanyitayeho uko bishoboka kose. Ariko burya ingorane z'umwarimu w'umugabo ntabwo ari izo ngorane z'umwarimu w'umugore. Oya, nta kidasanzwe, kuko n'ubundi burya yuzi kuvuga ngo iki ngikora muri uru rwego rungana gutya, iki ngikora muri uru rwego rungana gutya, nta tandukaniro ry'umugabo n'umugore. Cyane ko n'ubundi bose baba bahembwa, bose baba bitabwaho kimwe, rero ntago umugore agira umwihariko kurusha umugabo. Ariko mu bihe by'amage abagore nibo bahura n'imbogamizi kurusha abagabo, kuko usanga ahubwo abagabo aribo barengera abagore. Oya, ntabwo ari ukuvuga gutyo ko abagore aribo abagabo aribo barengera abagore. Barengera. Oya, bose ushobora guhura n'ibintu by'ihohoterwa mu bihe bikomeye, gusanga abagore bahuye n'imbogamizi, ibyo kubita ibyo ntabwo bijya bibaho cyane cyane ku gitsina gore. Oya, ni ukuvuga ko nabo byabayeho ni za ntege nke, ariko ni ukuvuga ngo muri rusange abagore n'ubundi tuba tugomba kumva ko dukwiye kumenya ko turi ikintu gikomeye, turi ikintu gikomeye. Niyo mpamvu tutagomba gukandamizwa ngo umuntu agufata uko yiboneye, ngo wenda ngo COVID yaje ngo biragenda gutya na gutya ngo kugira ngo ubuzima wenda bwe buhinduke. Oya, ahubwo dukwiye kumenya ko uko iminsi yahinduka, uko ibihe byahinduka, natwe tugomba guhora turi inyangamugayo kandi tugahagarara ku buzima bwacu. Ndanyabo dusoza, n'ubuhe butumwa waha mwarimukazi ukora mu mashuri yigenga, nako umwarimukazi muri rusange, ariko by'umwihariko ukora mu mashuri yigenga? Mwarimukazi muri rusange inama namugira
ni iyo gukunda umwuga w'ubwarimu, akigisha abana abikuye ku mutima, kuko ni impano kubana n'abana, ntabwo ari ikintu wavuga ngo uriha, ahubwo uba ukwiye kubishyiramo ubushake, ukabikora neza kandi ukabinoza cyane. Noneho by'umwihariko muri private ni ukuvuga ngo bigomba kuba akarusho, kubera ko akenshi baba bagomba kwerekana ko koko ari private, kandi bagashyiramo imbaraga mu byo bakora byose kugira ngo nabo batanga umusaruro uhagije leta yifuza. Umwarimukazi mu mashuri yigenga n'iki kigushimisha kurusha ibindi? Ikinshimisha n'ubundi ni community mba mbayemo y'abarimu bagenzi banjye, ubuyobozi dufite bwiza, ndetse n'abana muri rusange. Iyo nkina n'abana, nganira n'abana, nigisha, mba numva nyuzwe. Murakoze cyane. Murakoze namwe.